igikondo mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Padiri muri metero nkeya zitarenze 100 uvuye kuri station yahazwi nko kuri Merez. Aha turi iki cyumba mubona kirimo inama y'urudaca ahagana saa 8 nibwo inama yari gutangira. Umwe mu bayobozi bo muri RDB umwanditsi mukuru yageze kuri iki cyumba isaa 10 hafi n'igice. Ni inama iteraniyemo abanyamuryango ba SDU. SDU ni iki? Ni societe cyangwa se ni company yashinzwe ya transport irimo abanyamuryango barenga 200. Iyi societe ubwo yatangiraga umuyobozi mukuru wayo igihe cyarageze akuramo bamwe mu banyamuryango bayitangije. Bo bavuga ko abo yakuyemo bavuga ko yabirukanye agashyiramo abatari abanyamuryango. Uyu mugabo uyobora iyi societe birakekwa ko yaba yarihaye imigabane igera muri 3 y'abaringa. Umwe wonyine niwe mugabane shingiro we yashyizemo, ariko kandi ibi byaje gutera rwaserera bitabaza inkiko. Namenye ko iki kirego cyabo ukuyeho ko RDB yamaze kukinjiramo. Ikibazo kiri mu rukiko rwa Nyarugenge, ibi byose nta kindi bapfa ni imigabane y'amafaranga bashoyemo hano. Izi modoka mubona hano hafi ya zose ku gipimo cya 99% ni iz'abanyamuryango bashoye amafaranga muri iyi societe. Baravuga ko bariwe bakaba barimo kwiruka inyuma y'umuyaga. Si ubwa mbere inama nk'iteranye, n'ubundi yigeze guterana. Hemezwa ko kuri iyi shuro ubuyobozi bwa RDB buza kwemeza abanyamuryango b'ukuri. Ntabwo ariko byagenze, ahubwo bongeye gusubiza amaso inyuma basubira uko inama ya mbere yagenze yateranye, hanyuma barayisesengura. Ibibazo bibi biratangiye biravutse. Bimwe murimo kubona muri iki kiganiro aha nuko inama yayoboye. Aba kandi n'abanyamuryango bagiye batanga ibibazo bitandukanye. Nyuma y'inama turagerageza turebe niba hari abanyamuryango b'iyi societe twabona, nubwo bose batinye. Hari uruhande rw'abavuga ko bariwe, ariko hari n'uruhande rw'abavuga ko batariwe. Hano twavuga ngo ni umukino uri hagati urimo ibice bibiri bihanganye. Nta numwe turabasha kubona ngo azavuga agahinda ke yaba yaratewe n'iyi societe cyangwa se ibyishimo bye nanone yaba iyi societe yaba yaramuteye. Bamwe baravuga ko ari igihombo, abandi bakavuga ko ari inyungu. Bamwe bati ninde wabazanye? Ntabwo itangazamakuru rizanwa, nta n'ugena uko rikora. Buri muntu agira uko ategura inkuru ye n'ikiganiro uko yagiteguye. Gusa ibintu nk'ibino bisoza RIB byinjiyemo. Niba biri mu nkiko ndatekereza ko na RIB izabyinjiramo. Papi uzise oya ikintu cya mbere mbonye ahangaha hano habaye iki? Ubundi habaye iki? Ahangaha ni bamwe mu banyamigabane b'iyi company. Yego, y'abashoferi cyangwa ni societe? N'abashoferi bishyize hamwe bashinga company. Biteye isoni n'agahinda kuba washinga company ukatanga imigabane hagashira imyaka 3, wabaza ibitagenda ukirukanwa. Urumva ko nazitize za covid barasira mu nyanzuro. Ahubwo ikibabaje uyoboye iyi company uziko agaragaje za RDB ko afitemo imigabane 4 afitemo umwe, ubwo n'ubwo ngo indi 3 ni baringa. Urabyumva? Ikindi cyangwa yoboye impumyi simbizi, ibyo niwo byivugiye. Icyo mbona cyo uretse gatoya, icyo mbona cyo iyi company imeze nka cya kirombe cya Kinazi. Kiriya cyabuze habuze nyiracyo. Habuze nyiracyo n'abaguyemo ntibabonetse. Cyagizwe irimbi. Urabyumva? Cyagizwe irimbi. Bivuze iki rero? Ibi bintu ntago RDB y'ubwayo ishobora kubibonera umwanzuro. Njyewe inama natanga nuko RIB yabyinjiramo. Biteye isoni n'agahinda. Iyi company ubakakanye tuvugana ifite ibice bibiri, kandi nabyo kuko bigomba kuba ibice bibiri. Hari abariwe, harimo n'abanyamuryango babaringa. Ubwo no kuvuga ngo RDB nayo irimo kubeshywa. None ikintu kibabaje, umwe ku wundi ariko rero ngo ntimujye ku ruhande rumwe, ariko rero ngo ntimujye ku ruhande rumwe. Abanyamakuru bazanywe bafite ikikango cy'iki nimba ibyo barimo gukora biri official. Nimba RDB yarasubitse inama mu kwa 12 tariki 22 bakayishyira mu kwa mbere, uyu munsi mu kwa gatanu tariki 18 bari kuhagera saa 8. Isaha bahagereye ni mu mata. Uriya mugabo wese uri kumureba fe oya nta kibazo, mu mutaraga kamera gatoya ubundi se nibana kura screen shoot bakagera ntacyo bitwaye. Ariko Jean Paul uzi gutetsa ubu se utaribwa ntarinda
ubwa mbere nabonye umuyobozi wa RDB avuga ngo uzi hano ko ari gufotora anyereke ikarita ariko nibyo agomba kuyihabwa. none se biriya ni ukuvuga iki? Biriya ni uguteretera, ni ugufata nk'itangazamakuru. Nese minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaba yaravuze ko bamwe turi abakomisiyoneri. Urumva wenda hano ikikango bafite nuko harimo igikomisiyoneri. So ribu ni ibyinjiremo. Umuririmbyi yararimbye ngo inda nini ntiyuzura uko yiha niko yasama. Wamenyerewe gutamikwa niyo baje kumuniga arasama. Turi mu Rwanda rugendera ku mategeko, abo bavuga ko bariwe one day uzabona bituritse. Ariko rero no ibintu iki kintu uribuka Tom Transfer uko yasenyutse n'ukuntu yagize irangira ribi. Umubandi wagiye mu Birigi. Simbizi nimba ari umubandi. Ni mubi cyane. Yagiye kuzana imodoka bamutumye. Yandiye yaravafo. Yarandiye utaribwa ntari. Ntamenya kurinda. Abare ibi rero ni the same y'ibyo ngibyo. Aya ni amakampani y'abaringa ahanini usanga hari nabiyita karabo mu bayobozi babo bafite abo baragiriye. Okay, Ndahiro Valens Papi niwe waruje kunganira. Ofet izi societe nk'izi usanga keshi ziteza ibibazo iyo habayemo kutumvikana ku bijyanye n'amafaranga. Ntabwo cyaba ikibazo gishyashya abantu bafite societe ya transport cyangwa se bashinze umushinga nk'uyu wa transport wo gucuruza umunyenga habayemo kutumvikana. Ntabwo byaba ari ibintu bishya pe, ahubwo ikibazo ibi bintu bizagenda gute? Papa aragira ati ndasaba ko ibi byinjiramo, reka nanjye sabe procureur general nawe abigemo ejo mu rukiko bive muri RDB ni Rwanda Development Board, ntabwo ari Rwanda Investigative Bureau. RDB ubundi ngo urukiko rwaravuze ngo RDB nifata umwanzuro, ari nk'amadini byaba biri muri RGB, ariko kuko ari ubucuruzi biri muri RDB. Nabuze umuntu wiyaminiya ngo aza yifatire ku gahanga koti imwe cyangwa iyindi, ariko turakomeza gushakisha abantu bari hano bose babaye abari baje mu misa. Niba misa yabereye aha, iyi ni chapelle, dore misa ibera hariya. Abanyarwanda nicyo mbakundira, iyo bishyuza baza kuri kamera, baba bashakwamo amakuru bose bakiruka. Ange ndagoma hano, ikintu cya mbere ni amakuru. Yes, twebwe turacyari hano kuri iyi sosiyete y'abanyamigabane. Reka nze shaka bakirimo imbere, ntabwo bizwi igihe iyi nama iza gusorezwa. Tugeze ku isaa 12:15, ariko kandi amasaha y'akazi yemewe mu Rwanda ni saa 11. Iyi misiyo iraza kwishyurwa nande? Reka dushaka abanyamuryango b'iyi sosiyete batubwira ibyo ari byo. Narinzi ko ari inama y'abashoferi, none nabonyemo n'abamama. Natwe turi abashoferi. Uri umunyamuryango. Rero iyi sosiyete yanyu ni yitwa ngo iki? Umunyamuryango yasabwaga iki? Umugabane shingiro ubundi mbere wari ubu? Umugabane shingiro ni 100,000. Papa se yari ihe impamvu nyamukuru y'iyi sosiyete ijya gushingwa? Ubundi twebwe uyo twakoraga, ubundi twakoreraga abantu bafite isoko batsindiye amasoko bakatwambura. Bimaze kutwambura rero tubona ibyo bintu birakabije, tutabivamo, tutakomeza kuruhira abandi. Dushaka kampani, turavuga tuzeka twegeranye twebwe dushinge kampani y'abashoferi, hanyuma bajye baduha amasoko. Mbese urumva kampani yacu nicyo yari igamije, kugira ngo twebwe turebe ko twajya dukora tukagira aho twikura. Nuko twatangiye. Mwaje kuribwa gute rero? Mwisanze mugeze muri RDB no mu nkiko byahabaye? Ikintu cyabayeho, urumva ubuyobozi bwa bodi nibwo bwariye abaturage. Uyu mwanya murabara igihombo kingana gite? Cyane kinini rwose. Wowe ku giti cyawe byibura urabona waramaze gushyiramo amafaranga? Urumva nkatwe ntago kuva yagera ntago twari twafata inyungu, nta nyungu tubona. Mbese mwarariwe mu yandi magambo? Ikiriho nuko twariwe. Mwarariwe. Uyu papa se nawe ari muri kampani? Nawe iyi kampani wowe uyimazemo imyaka ingahe? Iyi kampani natangiranye nayo. Kampani twayitangije turi abantu benshi kabisa kandi tubyumvikanye. Barenga 200. Barenga 200. Afite ipfunda aho riri nuko bano bantu bo muri RDB basa n'abacanganyikirwa n'inzandiko bagiye babandikira, ariko ipfunda aho riri. Ahantu babogamiye? Oya ntago babogamye, ahubwo babona inzandiko zigera zinyuranye. Ipfunda aho riri
twari twumvikanye mu nama twakoze ko uzarenza itariki 28 2020 atarishyura umugabane uwo ko atazabara umunyamuryango. kwa kangahe Ukwezi sinkwibuka neza abona amambere. hajemo ibibazo bya covid urabizi n'izindi mbaga. Aho rero niko twari twumvikanye ko uzabageza iyo tariki atarishyura umugabane atazabara umunyamuryango. Ikindi bavuze kiriya cyo gukatwa amafaranga umusoro nambe gukatwa amafaranga ku nyungu, hari inyungu twagombaga guhabwa. Noneho abari bafite umugabane umwe baratubwira ngo baradukuraho amafaranga 200,000 kugira ngo twuzuze imigabane 3. Aho rero nta uzi aho bayashyize. Ese uyu munsi iyi sosiyete yitwa ngo ikiyobowe nande? Yitwa SDU. SDU ninde iyoboye? Iyobowe na Jovite. Jovite. Harimana Jovite. Harimana Jovite. Birakekwa ko hari imigabane 3 ngo imwanditsweho mu gihe we yatanze umugabane umwe. Bari ngo uwo musore ashobora gusubira inyuma gato. We nyine ingenzuzi yerekanye ko yari afite umugabane umwe. Hari umusore mwabonye hariya wari wambaye ishati ijya gusa n'ubururu, uriya yari muri ngenzuzi. Amaze kuvumbura ibyo byose aramwirukana. Inganze tujye kumushaka twumva gahinda. We ku giti cyawe washyizemo imigabane ngaho? Yewe nari nishyuye umugabane umwe. Wangahe? W'ibihumbi 100. Noneho tugiye kugabura inyungu tumaze umwaka, inyungu yanjye bankora 200,000 kugira ngo nkwize imigabane 3 nkuko twari twabyumvikanye. Baravuze ko umuntu ufite umugabane umwe agomba kuzuza 3. Ubu twavuga ko mwagize igihombo? Igihombo gikabije kuko tumaze imyaka 3 tutamenya irengero ry'amafaranga. Audit heruka ryari? Audit aba auditeur bari muri uriya musore nakubwiye. Nawe yahagaritswe mu bagombaga gukurikirana ibyo bintu. Urumva tumaze hafi nk'umwaka audit yahagaritswe. Ntabwo mwibuka mbere itarahagarikwa nk'imari yari irimo hano? Imari ntayo batutangariza. Kubera ubwiro burimo nyine iyo yibaje baragura ngo buretse tuzababwira. Rwanda Investigative Bureau RIB cyangwa se parike n'izindi nzego z'ubutabera ukuyeho RDB hari ibirego byigeze bitangwa muri urwo rwego? Hariya dufite Maître Mukamukiga Esperance, hari ikirego yatanze n'ubu imanza zirimo. Ziri kubera muri urukiko rwa Gasabo. Rwisumbuye rwa Gasabo. Kubera ko kampani ikorera Kimironko. Impamvu ruri Gasabo nuko aho ayo makimbirane yahereye ari muri Gasabo. Ni muri Gasabo nta twakoreye. Baryo witwa? Nitwa Kamashabi Antere. Urakoze. Murakoze namwe. Uyu na Tere Kamasha. Reka dushake umwe mu bagenzuzi wirukanwe twumve icyo atubwira. Turasona menyerewe mu nkuru z'ubutabera. Akenshi mvuga ibintu biri mu rukiko, ufite dosiye, ufite icyo shingiyeho, ntabwo ari kenshi nza kuri tere nk'izi. Hano twitije ubutaka bwa SDU mu kibanza cy'abapadiri, abapadiri Gatolika b'Igikondo. Hano ni mu mujyi wa Kigali. Nubwo bwije abari muri Amerika ni ku manywa, ariko hano imbere mu gihugu burije. Twababwiraga ko abanyamuryango batari munsi ya 200 bagiranye ibibazo by'imiyoborere, ariko cyane cyane ishingiye no ku mari. Uyu ni umwe mu banyamuryango, mumaze kubona umumama n'undi mugabo. Uyu nawe ni umwe mu banyamuryango ari mu bavuze. Reka twakire kuri Jaras Official TV. Murakoze cyane, nitwa Muhongano Jean Claude, ndi umunyamigabane wa SDU wirukanwe n'inama y'ubutegetsi itabifite uburenganzira. Mbere yo kwirukanwa, ishusho ya SDU n'impamvu yagiyeho ni yihe? Ntabwo ari keshi pe muzatubona muri ibi bintu tutari mu rukiko cyangwa mu ahandi hantu byibura hafite aho hahuriye n'amategeko. Ubundi mbere na mbere Papasi yari yihe mujya gushinga iyi kampani? Papasi yari uko twakoreraga amakampani bakatwambura. Tubona ko abashoferi tugomba kwishyira hamwe tugakora kampani. Nkuko gore ririho ikabambura n'izindi. Yego. Dukora kampani kugira ngo bya bigo bitazongera za kampani zatongera kutwambura. Nibwo twashinze kampani ya SDU ku itariki 25 z'ukwa 4 2019. Mbere gato ya Covid, uretse gato dutware ibintu. Ngo mwashinze kampani 2019 mu kwa 11, mu kwezi kwa gatatu igihugu kigira Covid, ibikorwa bisa nk'ibihagaze, ariko mwebwe umenya mwaranakoraga ko mwakora. Twashinze kampani kuri 25 z'ukwa 4 2019. Covid yaje maze umwaka. Yego, yaje maze umwaka. Dukora neza, twari dufite imodoka nziza, dutanga serivisi nziza muri leta, nta kibazo dufite. Nyuma rero kampani imaze kugira amafaranga menshi nubwo yaje kuzamo ibibazo. Iyo uvuze menshi mwari muri kampani imaze gukorera amafaranga kuko muri raporo twagaragaje na management
mu kwa munani 2020 byagaragara ko twungutse miliyoni ziri hejuru ya 500 na mu banyamuryango bangahe 265 ariko sibwo bose ari abanyamugabane. Umwe koko yatangaga ibihumbi 100 cyangwa arimo n'abatangaga menshi? Ubundi inama yo kuri 29 z'ukwa 12 2019 yemeje ko umugabane ari ibihumbi 100 ariko ntawe ugomba kurenza imigabane 4 kugira ngo tugire ijambo ringana muri kampani. Ufite imigabane myinshi afite yabaga yarishimye ibihumbi 100. Ngiye kwitsa iyi kampani iyobowe n'uwitwa Jovite. Sibomana Jovite. Rwaserera yaje mu ryari? Bamaze Rwaserera yatangiriyeho batanga akazi bakiharira. Okay, aho mubonye amasoko. Yego. Kandi imodoka imwe ikamara ukwezi mu kazi iyindi iparitse. Kandi byari bivuze ko abanyamigabane tungana buri muntu tugomba guhabwa akazi ku murongo. Ikindi cyateje Rwaserera, yego bareba mahare kampani yaje bahaje gukorwa audit. Hasohoka audit ya mbere ivuga ko twahombye. Turasakuza bakanatubwira ko twahombye miliyoni 520 ko tugomba gushaka uriya mudamu ko ari mada wadufashije fisi wo mudamu wamuretse ko tubasha gushaka support document zigaragaza ko ayo mafaranga yabaye depense. Turabahakana bayisohora iri certifié mu buryo bwubahirije amategeko yitwa Murama. Yari official yari auditeri wanga barapiganwe ari abanoteri benshi bahitamo uwo nguwo. Ninde watanze isoko? Ni SDU board niyo yari ishinzwe gutanga amasoko. Hanyuma dushakuje basohora indi ivuga ko twungutse amafaranga ari hejuru ya 600 miliyoni 600 na nayo iba certifié. Icyo nicyo cyakuriye urusaku, twajya ku makonti ya SDU amafaranga tukayabona. Babonye ko dushakuje bafata icyemezo cyo kuduha inyungu, ariko inyungu zitangwa ari uko inteko rusange yabyemeje, ariko bo babonye ko nta kundi ayo mafaranga atari buboneke bahita tugiye tubona amafaranga ku makonti. Namenye amakuru ko harimo bamwe mu banyamuryango birukanwe kubera kugaragaza ibitagenda, hashyirwamo abandi batari abanyamuryango. Rwaserera biratangiye, RDB ibi byinjiyemo. Ninde wasabye ko RDB za nk'ubugenzuzi? Twirukanye turi abanyamigabane 15 kubera kubaza ibibazo byacu. Ubwo mwitwaga ibipinga? Ntago twigaga ibipinga kuko mu mategeko yacu iyo ufite ubwenge bwishi iyo ufite ubwenge bwishi mu bantu yenda badafite niveau ya education iri hejuru, rimwe na rimwe bakwegezayo kuko buzana ubwenge bwishi nyine. Birashoboka cyane. Warumbajije ngo twirukanywe turi banga 15 batandatu bandikiye RDB. Tumaze kubona ibyo byose, ariko mbere yaho hari hasohotse raporo ya komite ngenzuzi ivuga ko hari abanyamigabane bongerewemo batagaragaraho bishyuriye imigabane. Sibyo bimaze kugenda gutyo tuandikira RDB tuyisaba ubufasha bwo gukosora urwo rutonde. Uyu munsi bigeze byarakururanye nyuma n'abandi n'abacumi nabo barandika. Nyuma RDB ishaka gufata icyemezo yandikira SD board. Imaze kwandikira board isaba gukosora urwo rutonde. Irangije ibabwira ko yabonye ko harimo abanyamigabane 2 batari abanyamigabane, ariko twebwe tukabona ko atari byo. Tuyisaba nyuma tuza gukoresha umunyamategeko turayibwira ati nitugaragaze ko mutete ibi nibi. Babonye ko nk'umunyamuryango washoye maye kandi waje muri kampani kugira ngo ugire umumaro, ikugirira umumaro first of all, urasaba iki inzego zose zifite aho zizahurira n'iki kibazo? Icyo dusaba nuko ducyambere nuko dusubizwa uburenganzira bwacu. Ikindi nuko urutonde rw'abanyamigabane rwakwemeza rukagaragaza neza abishyuye. Uyu munsi nirwo ni nacyo cyari ni nayo yari ishu. None uyu munsi aho kugira ngo haze urutonde rw'abanyamigabane hasuwemo imyanzuro y'inama yabaye. Inama ibaye inama, si ikibazo? Inama ibaye inama, nta nubwo twabashe kugaragaza imyanzuro yagiye ikora amendment muri RDB. Uyu munsi twawita ipfabusa rero? Ntago twawita impfabusa. Habaye iki se? Uyu mwanya ni hafi saa moya, inama iracyari. Icya mbere inama yari gutangira saa 8. Abayobozi bo muri Kayigi yaje saa 10. Kayigi na Kayibanda baje saa 10 saa 10. Urumva inama kandi twari dufite ibibazo byinshi n'ibintu tugomba kugaragaza. Biramutse bibaye urubanza, njye imanza nk'izi nzibamo nta uhagarariye undi kuko igihombo wagize gitandukanye n'icyundi. Ukajya imbere
rukiko ufite umwavoka usaba kurenganurwa waba usaba iki? icya mbere nasaba, hari uburyo twakoraga twarabigaragaje tubigaragariza uri n'urukiko. kubishyira muri bwishi cya mbere wasaba wowe Igihe icyo nasaba, nagaragaje uburyo ninjizaga amafaranga buri kwezi batarampagarika. angahe? Nagaragaje ninjizaga 930 buri kwezi ku modoka yanjye amafaranga yakoreraga, sibyo? Barangije baranyirukana, bambuza ko nta n'indi serivisi nongeye gukora, nta n'ikintu nemerewe gukora muri kampani. Mbibuzwa n'inama y'ubutegetsi, kandi iyo umuntu yishyuye umugabane nta muntu umuhagarika abadiringa n'imari ye, keretse hagaritswe na bodi yose, abanyamuryango bose. ni abanyamuryango nabo kuguhagarika kereka iyo wakoze amakosa, kandi hari porosidire zigenderwaho kugaragara ko hari ibyaha wakoze kugira ngo uhagarikwe mu banyamigabane. Wagushimira ibindi tukabitega amategeko cyane cyane rwose. urakoze cyane. harya witwa? Twisunze ubutabera kugira ngo uzabe ari bwo bukemura ibibazo. Nitwa Muhongano Jean Claude. nanjye nisunze Yesu kuko ari we mu nzira n'ukuri n'ubugingo. Twagiye. Yes, umeze neza? Turacyari kuri Kiliziya y'Abagatulika, ntabwo ariho sosiyete ikorera, ahubwo niho habereye inama. Izi modoka mubona ni iz'abanyamuryango. Aba bantu bafite akantu mwabantu mwe, rega burya nta nabapfa ubusa, bapfa inote toujours. Reka twakire umwe mu banyamuryango wundi muri benshi twamaze kuganira, mwabonye amashusho muri iki kiganiro. Uyu ni umwe mu batanze igitekerezo cyabo ubwo inama yaririmbanyije. Turakwakiriye kandi nanone murakoze cyane. amazina yanyu? Amazina yanjye nitwa Sibomana Jean, ndi umunyamigabane wa Special Drivers United. Witiranwa na representant gare wa DPR. Ariko ntabwo ari ntabwo ndi. Ntabwo ndi. Urabizi ko mwitirana? Yego ndabizi. Karagaciyemo. Uri umwe mu batanze igitekerezo cyabo, ariko unababaye kuko wagaragaje ko watanze imigabane yose, ariko ugiye kwireba uribura ko wagaragaye ku rutonde nyuma, ubwo nabwo wari washakuje. Mu by'ukuri ikibazo cy'iyi sosiyete ni ikihe? Murumva mu buryo buri open bufunguye cyakemuka gute mu buryo bufunguye? Ikibazo cyacu urebye neza nta nubwo gikomeye, ni procedure yo kumva ko abantu bakwiye kubahiriza amategeko gusa. Ni procedure y'amategeko n'imyumvire. N'imyumvire, kuko ndashimira inzego zitandukanye za leta, kuko tujya tubona ibibazo nk'ibi bikemuka. Mbere ya byose ntaranasoza, nizere ko inzego zizabona ibi bibazo byacu zizabikemura. Icya mbere, turi mu gihugu kigendera, ndatekereza ko zibizi, ngewe shingiye zirabizi nyinshi cyane, ahubwo zizashyiramo agatege kabyihuta. murakoze cyane. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza amategeko ndetse kirwanya ihohoterwa n'akarengane. Uyu munsi wa none twashinze sosiyete yacu, ubwo ngiye kuguha amavu n'amavuko, twisunze imwe mu nkingi guverinoma yari yashyizeho yo kwibumbira hamwe, abantu bahuje ibyo bakora bakibumbira hamwe no kwihangira imirimo. Turangije kuyishinga, duha inshingano abayobozi, board na management, tubaha inshingano bakwiye kubahiriza. Ariko izo nshingano zishyirwaho n'ibyemezo by'inteko rusange, zigashyirwaho n'amategeko shingiro. Ibyo byemezo by'inteko rusange turabifite, amategeko shingiro turayafite. Uyu munsi wa none twatangiye turi abanyamigabane bake, twari 110, ariko uyu munsi wa none urutonde rwa RDB ruraha abanyamigabane 265. Nabo bakuwemo abo bodi yatubeshye ivuga ngo ntabwo bubahirije ibisabwa, naho kumbe bashimbuje bamwe bishyuye makeya, ahubwo bashyiramo abatarishyuye namba. Ari naho ikibazo. Muratekereza ko harimo abanyamigabane babaringa? Barimo rwose abanyamigabane 59 batujuje ibisabwa, batemererwa kuba mu nteko muri sosiyete yacu, ugendeye ku byemezo by'inteko rusange yateranye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2019, ndetse igashimangirwa n'iyateranye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2020. Amabwiriza yari arimo ntabwo ariyo bodi yakurikije, ahubwo bodi yo yakurikije ibyari mu nyungu zayo, kubera yuko bamaze kubona yuko kampani irimo amafaranga, babonye ari ahantu heza ntatinya kuvugaho kwibira amafaranga, bakajya kubazana abantu tutazi bene wabo baba bafite n'ibyo bapfana. Urugero nka perezida yashyizemo abantu bari familiare,
uriya avuga ngo ni ufite inematasiyen yaguranye mu migabane mu migabane mu baguranye ngo mubahererekanije. niba mbyumva neza nijya mu nkiko bazaregwa kunyereza umutungo wa kampani. Ikibazo twaragitanze kimaze igihe kigiye kurenga umwaka n'igice hari mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Twari gitanze mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Ikibazo tugitanga mu rukiko rw'ubucuruzi i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, ariko urukiko rw'ubucuruzi rwo rwari rutegereje ibi byemezo by'inteko rusange yatumijwe na RDB mu buryo bw'amategeko kugira ngo narwo ruzabone umwanzuro rwisunga bitewe n'ibyo twadisikasinze muri iki kibazo. Ariko ikindi kibazo gikomeye cyane nk'ibintu ibibazo twagaragaje muri Gasabo ntabwo byigeze bikurikiranwa na n'ubu. Urumwe mu birukanwe se bari muri bodi? Jewe ndi muri 15 birukanwe, ahubwo ndi mu bari bagize komite ngenzuzi yashyizweho n'inteko rusange yateranye ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2021. Ibaruwa iguhagarika impamvu nyamukuru bagendeho ni irashekeje cyane. Nta myitwarire twagiye tubona mu magenzura yacu yabaye, twagiye tubona inyandiko zagiye zikorerwa ziri fake zitavugisha ukuri, cyangwa amaliste bakayakora bakakubeshyira ko hari icyo wemeje kandi utakyemeje. Noneho nyuma yaho y'amabaruwa menshi bandikiwe na RDB ibasaba gukosora urutonde rw'abanyamigabane, bakora akantu kameze nka formalite ko kuvuga ngo abanyamigabane bazaze babaca imbere babone bemere ko ari abanyamigabane. Ibaze gushora imari muri kampani, umuntu akavuga ngo kugira ngo ube wemerewe kuba umunyamigabane nuko waje akakurebesha amaso gusa, ukaza ukamunyura imbere akakureba, yakureba akavuga ati buriya Jean Paul baye umunyamigabane kuko nkurebesheje amaso. Twebwe rero twasanze iyo procedure itariyo, turavuga tuti ntabwo twaza gusinya kuri izo nyandiko, ibibazo reka bizajye mu nteko rusange bariho bikemukira, bodi iki vuga uvuye aha ngaha n'ubundi bari baratuzengereje. Uvuze akagenda. Uvuze wese ushatse kwerekana ikibazo wese ni ukumwirukana. Ikibazo umuntu yakwibaza sosiyete nk'iyi biba hari ibyo ijya kujyaho nuko mwangaga gukomeza kuruhira abandi. Nta munyamategeko mwari mufite uri rusange, nta nama yigeze abagira mbere yo gufata ibyemezo byo kwirukana abanyamuryango batabagejeje inama mu mategeko. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Muri bodi zose zabayeho nta bodi nimwe itarimo umunyamategeko. Bodi ya mbere yakoze amakosa menshi, yari irimo umunyamategeko witwa Jean Claude Nshimiyimana, yari vice perezida, urumva yari umujyanama ukomeye cyane wa perezida, yaraza amategeko kuko n'umuhesha w'inkiko. Bodi ya kabiri twatoye nyuma abanyamigabane batereka tumusimbuze Mukamukiga Esperance nk'umunyamategeko, agiyemo we basanga imikorere ye ihabanye kure cyane niya wa umunyamategeko wari muri bodi ya mbere. We yaberekaga ibigomba gukurikizwa n'uburyo amategeko agomba gushyirwa mu bikorwa. Bati wowe uri murabangamira inyungu zacu, ntabwo ari uku nguku twakoraga kera. Uwo baramwikijije baramwirukanye, nawe baramudukurikiza. Ubu turi hanze turi 15, tumaze igihe kitari munsi y'imyaka 2 urebye, ariko inyandiko ziduhagarika officiellement zimaze umwaka n'amezi, ubwo byansaba kurebaho tudakora iyi kampani. Twabonaga ikora okay. Abanyamigabane bajya kuri tere igihombo uyu munsi wayishyuza cyaba ku ruhande rwawe, kuko nibiba imanza ntabwo urukiko ruzaburanisha 15 kuko nkurikiranye imanza z'abantu igihe kinini. Buri muntu ajya imbere y'urukiko agasobanura ibye adahagarara uyundi. Nk'ubu wishyuje igihombo uyu munsi nayishyuza, byansaba kwifashisha ibaririsha mibare bakamfasha kukibara, kuko ngenekereje ubwo uransaba ko ninjira mu mibare cyane aka kanya, biransaba ko nicara nkayibara, ariko byibura ufashe ku kwezi kumwe ntabwo umuntu yishyuzaga amafaranga ari munsi ya 1,800,000, ubwo utarakuramo amadepanse, hanyuma warangiza ugakuba n'igihe cyose tumaze. Kandi nyuma yaho gatoya nyuma yaho bamaze kubona ko ibintu birimo kuba bibi, ubundi twakoraga 60,000 ku munsi, bahise bazamura amafaranga kugira ngo bakomeze bigwizeho amafaranga bashyira kuri 80. Ibyo byose twabibara rero kugeza ubu
ni ibintu byasaba kujya mu mibare kugira ngo umenye igihombo koko nyamukuru ni cyinshi cyane. Ngewe ndi umunyamategeko, ibi bintu iyi myaka aka kazi umazemo kamaze kuguteza ikihe gihombo ugereranyije n'uyu ni umwanya? Igihombo cya mbere, ubwonko bwanjye ntabwo butekanye, kuko iyo ukora ibintu udatekanye mu bwonko ntabwo ari byiza, ntabwo bigenda neza. Hari ukudutesha umwanya, hari ukuduharasinga, ubwo ndavugira muri rusange, ariko nanjye ku giti cyanjye nivugira no kudutesha agaciro, kubona umuntu aza akakwirukana mu banyamigabane atabifitiye uburenganzira n'ububasha. Igihombo, hari amatike twatanze aho tujya hose, hari amafaranga dutanga iyo tujya mu nkiko, hari amafaranga dutanga iyo twicara dukora izi nama, hari amafaranga dutanga iyo dukora amatransport, ni menshi cyane amafaranga, nabyo byasaba ko umuntu yicara akabibara. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Bwana Sibomana Jean, utari Pasteur Sibomana Jean, ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, urakoze kuduha ikiganiro cy'umwihariko, ariko kandi ni ibibazo mbona bizakemurwa, bizarangirira mu nkiko z'u Rwanda. Reka dusaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwihutisha iki kibazo. Urukiko rw'ubucuruzi bwo ntabwo twarutera amabuye uyu mwanya, ariko byanze bikunze ibi bintu bizarangira habayemo abazakekwaho kunyereza umutungo wa sosiyete. Ntabwo ari aba mbere, si n'abanyuma, nta nubwo birangiye yewe, gusa abarebwa n'iki kibazo bose aho bava bakagera bazacyitwararike, abantu babone ubutabera. Leta y'u Rwanda ikomeza gusaba abaturage kwihangira imirimo no gukura amaboko mu mifuka. Uyu munsi Jaras Official TV yari yagennye igice cy'ubuvugizi, niyo mpamvu turi ku Kiliziya. Umwuka wera wo nawutegereje ntawo ndi kubona. Abantu barimo kubombaridana ibintu byinshi cyane. Abantu bamwe bati mwazanye itangazamakuru, abandi bati itangazamakuru ririgenga. Twe tuti nimutegereze mwumve reportage ziri bukorwe niba harimo kubogama. Uko biri kose, aho itangazamakuru ryageze, uwikeka amabinga aba yarwaye, ariko kandi n'umuntu ukumira media niwe ufite ikibazo kurusha abandi bantu bose. Ntabwo ari kenshi tuzaza muri izi nkuru, ariko kandi aho tuzajya dukenerwa muzajya mutubwira, natwe tubatabare uko dushoboye. Iki kibazo tuzagikurikirana kugeza gikemutse. Amazina yanjye nitwa Sibomana Jean, ndi umunyamigabane wa SDU kuva yashingwa kugeza uyu munsi. Ndi no ku rutonde rwa RDB, nishyuye imigabane 4 nk'uko bisabwa n'amategeko. Nishyuye imigabane 4 nk'uko biteganywa n'amategeko, yaba amategeko shingiro, byaba ibyemezo by'inteko rusange yo kuwa 29 z'ukwezi kwa 12 2019. Ariko icyo ngiye gushingiraho kugira ngo nyakubahwa umwanditsi mukuru ku rwego rushinzwe iterambere RDB mu gisesengure mumenye yuko inyandiko mwagiye mwakira mushyikirizwa n'inteko n'inama y'ubutegetsi ari inyandiko zitavugisha ukuri, nuko kuva SDU yashingwa kugeza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 2 2021 nta rutonde na rumwe rwasohotse muri RDB uzigera umbonaho. Urarumbonaho ku itariki 5 z'ukwezi kwa 2 2021 aho dutangiye guhagurukira dusakuza tubaza ibene ibi bibazo kuki bidakemurwa, kuki mutabishyira mu bikorwa. Nyakubahwa Kayigi, ntabwo ngiye kukwitakana imbere y'abantu bangana gutya, ariko nanone ukuri kwanjye nkunda gukoresha, ubwo nzemera nkuzire nibiba ngombwa. Itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2019 nta hantu handitse yuko abanyamigabane bemerewe guhererekanya imigabane uko babishaka. Nta n'umwanzuro muri buze kubona uvuga yuko inama y'ubutegetsi yemerewe kwandikisha abantu kuri RDB igihe cyose bishakiye. Turongera nkasaba jewe na timu twakoranye ngira ngo twaje kuri RDB inshuro nyinshi tubibereka, hari n'inyandiko mwatwihereye mu buryo buri officiel twanditse murazidushyikiriza zagiye zifashishwa n'inama y'ubutegetsi gukora amavugurura.
twasabaga yuko mwatwemerera mukaduha umwanya tugapresenta ibi tuvuga tukabyerekana ku mugaragaro. Ikindi inteko yabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2020. Ikintu ngiye kuvuga kiratungura buri munyamigabane uraha, kandi ndasaba yuko mudufasha tukacyerekana. Igizwe n'ibyemezo bitatu bivuga ku nteko imwe yateranye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 birimo imyanzuro itandukanye. Ni ukuvuga ngo inama y'ubutegetsi bitewe n'icyo yabaga igambiriye gukora yahitaga ihindura ya nyandiko twafatiye mu nteko rusange, ikaba ari ibazanira mukaba ariyo mugenderaho. Mwebwe mu rwego rw'igihugu cyangwa rushinzwe kwakira inyandiko ntabwo mbabaraho ikosa, kuko mwakiraga inyandiko mwahawe n'abantu bona zisinye, ariko ubu turahangaha kugira ngo twerekane ukuri kw'ibintu uko byagenze. Ikindi nza kuvugaho, wamfashaga tugasubira kuri iyo nama. Inyandiko hari ukuntu bivuze ngira ngo mbyumve neza. Inama yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10. Itariki 10 z'ukwezi kwa 10 hateranye inteko rusange yabereye kuri Olympique ishyira mu bikorwa. Inteko rusange yateranye cyangwa yase yasuzumaga ishyirwa mu bikorwa by'inteko rusange yabanje ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2019. Mu myanzuro twafashe, inama y'ubutegetsi yakuyemo imyanzuro itatu itandukanye ndetse irayikoresha. Hari umwanzuro wa mbere wa originali abanyamigabane twese tuzi tunemeranya wafatiwe mu nteko rusange, ari nawo twari dutunze, ariko mu busesenguzi bwacu cyangwa mu bushakashatsi twagiye dukora twaje kubona imyanzuro yindi ibiri. Harimo umwanzuro inama y'ubutegetsi yashyikirije management iyisaba gushyira mu bikorwa ibijyanye no gukatwa n'iriya migabane nyakubahwa Kayigi yavuze ibiri, kugira ngo bayongere. Iriya migabane ibiri yagombaga kuva ku rwunguko rw'ibyacurujwe 2019 2020 kugira ngo bayongere ku migabane twari dusanganywe. Ibyo bintu ntibyigeze bikorwa, kandi inama y'ubutegetsi yahaye inyandiko management iyisaba gushyira mu bikorwa ibyo bintu. Uwo ni umwanzuro wa kabiri. Umwanzuro wa gatatu nuwo inama y'ubutegetsi yagiye igakora icyo nakwita gufogeringa cyangwa guhimba, igahimbamo umwanzuro uvuga yuko abantu bemerewe guhererekanya imigabane yabo uko babishaka. Nyamara mu mategeko shingiro yacu uko abiteganya, hari uburyo umuntu atakaza kuba umunyamigabane n'uburyo imigabane isubira muri company, noneho ikazagaruka mu nteko rusange. Inteko rusange tukagira uko tubigena. Impamvu ahanini nyamukuru mu mategeko shingiro babidusobanurira, ndumva barabidusobanuriye muri icyo gihe, nuko ushobora gukenera kuva muri company ariko ikaba yarafashe imyenda wafasheho utishyuye, cyangwa hakaba hari ibihombo ugomba gufatanya n'abandi kwishyura, bityo bikaba bigomba kugaruka mu nteko rusange, tukamenya koko ukwiye kugenda ugasiga iyo migabane hanyuma tukayishyira ku isoko. Ibyo inama y'ubutegetsi yihimbiye umwanzuro iwucomeka muri ya nama yo mu kwa 10 uvuga ko abantu bemerewe guhererekanya imigabane. Ikindi gitangaje nuko mu nama yo mu kwa 10 2020 yari yitabiriwe n'abo bantu. Bigaragara yuko kuri iyo liste abantu bagomba guhererekanya nabo bari bitabiriye iyo nama, kandi bagiyemo nyuma. Rero ntatinze cyane kugira ngo ntaza kumara umwanya, ibyemezo byagiye bikoreshwa mu guhindura no kuvugurura urutonde rw'abanyamigabane ibyinshi n'ibihimbano, ntabwo ari ukuri. Numvaga naha mugenzi wanjye niba mutwemereye ko dupresent ibyo bintu tukabibereka, kugira ngo ukuri kujya hagaragara ku mugaragaro, Cyubahiro akadufasha tukerekana ibyo bintu uko byagiye bikorwa. Hanyuma ikindi mvuga ntaribagirwa, mu mbabarire, iyi dosiye baboherereje kuri email ejo, ni bya bindi bakwaka raporo ukabura kugira uti mbuze uko ngira reka nyimwoherereze, aho kugira ngo nicare nta mwoherereje. Urugero ndabitanga, reka mbivuge rwose ndahagaragara. Jovite ntacyo dupfa, ariko dupfa amanyanga mukoresha muri ibi bintu.
ni icyo ngicyo cyonyine. Ku rutonde rwa RDB ugaragaraho ufite imigabane 4. Twebwe duskirininga urutonde tukavuga ngo abantu bishyuye imigabane twakugaragaje ugaragaraho umugabane umwe. Udufasha usobanura inteko rusange ko werekanye abantu bagiye bandika ukerekana n'abantu bagiye babahereza mu ntoki. Kuki utavuga abantu bari ku rutonde rwa RDB bafite imigabane 6 kandi barishyuye umwe, aho iyo migabane yindi mwayishyize ejo bundi mutanga raporo muyiha RDB? Kuko uyu munsi wa none mu bantu 206 tubabwira twemera nk'abanyamigabane n'abantu bicaye bagafata amafaranga yabo bakayajyana kuri banke, historique bancaire ikaberekana amazina ye. Iyo ugiye muri historique ubona igihe yishyuriye, amatariki n'amafaranga yishyuye. Haba n'uwishyuye ibice ayo mafaranga yose turayateranya akabyara umugabane umwe akagaragara. Ariko se iyo raporo mwatanze ejo ko mutigeze mugaragaza aba bantu twari twakoze mbere 52 biyongerereye imigabane ngo mubagaragaze ku rutonde rwa RDB, muvuge naho imigabane yabituruka? Murakoze. Sinzi niba mwafasha kuri mugenzi wacu. Ya z'ijoro ya nama twavugaga iracyarimo. Inama yabaye inama. Izi modoka mubona nta numwe uza gutaha n'amaguru, ariko kandi icyo bari gupfa nta mafaranga, nta kindi abantu bapfa. Ntago bari gupfa kwizera, ntago bari gupfa imyemerere, barimo gupfa amakuta. Reka twizere ko Imana izabijyamo, kandi ahari urukundo Imana irabasanga. Twereka tubifurize aba bantu nibagira ubumwe, kuko ntabwo papa si bahura kwari ugusoreza muri za RDB n'inkiko, kwari kugira ngo batezanye imbere. Reka tubitege amaso. Nka Jaras Official TV iki kibazo zagikurikirana kugeza gikemutse. Imana ibarinde mwese. Gahunda za Jaras Official TV nakagaruka. Kuri kamera ni Fils aka wa Fils.